yazize kutatanga serivisi nziza, yazize ko abaturage babanenga ko batabaha serivisi zikwiye, batinda kubaha serivisi cyane cyane byahereye no kuri iriya nkuru y'amapfa. Abayobozi b'akarere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba bahagaritswe ku nshingano mu gitondo cyo kuri wa 7 Ukuboza 2025. Itangazo ry'inama njyanama y'akarere ka Kayonza ryemeza ko hashingiwe ku itegeko nomero 035/2021 ryo kuwa 9 z'ukwa 10 2021 rigenga akarere, hafashwe icyemezo cyo guhagarika komite nyobozi yose. Impamvu itangwa ni yuko bahagaritswe bose batuje inshingano zabo uko bikwiye. Nyuma y'ubusesenguzi bw'inama njyanama, abagize komite nyobozi birukanwe harimo umuyobozi w'akarere Nyemanzi John Bosco ndetse na Munganyinka Hope, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Hakaba harimo kandi na Harerimana Jean Damascene, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Icyabateye kwirukanwa ngo harimo kudatanga serivisi nziza, kutakira abaturage nk'uko bikwiye ngo bakemurire ibibazo, inzara yakunze kuvuga mu karere ka Kayonza muri izi mpera z'umwaka mu kwa 11, ngo harimo no kudakorana hagati yabo. Ngo ubundi ubusanzwe mu karere ka Kayonza inzara yo mu kwa 11 n'ubundi yahabaga, ngo bageneraga abaturage bibatunga, wari ku uyu mwaka ntibigeze babyitaho kandi byakagombye kuba byarakozwe.